zanandukanya nawe ntanzara nta bukene nta burwayi reka tugomba gukomeza urugendo. Utukiri aho ngaho uravuga ati njyewe nahitamo gukorera Satani cyangwa se nkakorera Imana kuko Satani ashobora kuba yansubiza vuba. Ubwo ni kuri bamwe bifuza kuba bajya muri icyo cyiciro cyo kwa Satani. Hanyuma ati ese koko mu byukuri igihe ikibazo misengera ese nyirizina Imana ntisubiza cyangwa irasubiza kuki kitinda gusubiza? Yavuze ngo iradutabaye cyangwa iradushubije ni nayo yavuze ngo muntegereze mwihangane ni nayo yavuze ngo hahirwa uwihanganira umugerageza. Imana buriya ikora ibintu nk'Imana nyine ikora ibintu cyakora mbona ikora ibintu gakeya ari nayo mpamvu Yesu yatumye kuri Yohana afunze iramubwira ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagira gute bitazagusha. Bisaba rero yuko ugomba gusenga ugategereza Imana buriya Imana nayo ijya gusubiza ikora inama nagihubuka ikora inama nganguko rero. Hanyuma ikindi kibazo ngize rero bura nanjye nsubirize mu rushundura kugira ngo ibintu bize kugenda neza badi sibyo se? Reka dukomeze ho gatoya. Ndabona uri kumwe na timu ihagije imeze neza harimo n'umupapa hagati yawe n'umama ku ruhande ndetse n'uwa mukobwa ku ruhande. Ubundi tubwire tunyire muri make y'amabavu n'amavuna kuri birebana na YouTube channel yawe. YouTube channel yawe bimeze biti bihagaze gute? YouTube channel yanjye uburyo bihagaze kugeza ubu bimeze neza ariko kuri ngiye numva ari bitangaza cyane kuko mu kubaho kwanye sinari nzi ko byabaho ariko data yarabyemeye data wo mwijuru yarabyemeye kugira ngo ufunguze account mu gihe abandi bazifunguza ugasanga byanze bakabura inzira n'uburyo we kugira ngo ufunguze account uje byawe kuki wabitekereje gute kugira ngo ujye gufunguza account kuri YouTube? Intandaro y'ibi bintu icyambere no muhamagaro n'agakiza cya kabiri impano z'Imana yamaye impano y'ubuhanzi guhera muri 97 ndabikomezanya ndashyingirwa ndi umuhanzi ndinze njyana mu bukecuru ndi umuhanzi ntaracecetse ibyo jwi ryanze guceceka muri jewe. Rero igihe kimwe abana banjye barambaza ngo mama wawe yasaga ati papa wawe yarameze ati numva bambajije ikintu gikomeye kuko nashingiwe nanjye ntabafite ntago wari ubafite. Ndangije ngira igitekerezo ndavuga ngo Mana rero mfasha. Ndatekereje numva narakidubara cyaririmba kandi yarapfuye n'abandi none nkwiriye kuzapfa bigahwaniramo nkwiriye ko nanjye wanshyigikira ukamfasha byibura ubuhamya mfite n'ubutumwa wamaye nkabibika ahantu ku buryo nanjye abuzukuru banjye bazabaza abana banjye uko nasaga bakambona bakakubona. Yego ndavuga ni byanze bikunze ibintu Imana igomba kubinkorera ndabisengera. Bivuze ngo ujye kuza nicyo kintu wowe wagamije ko naho winjiriye ushaka kurema igicaniro cy'umuryango wanjye urumuri rutazazima nabandi ho ntakiriho kukurema ibintu bitazabora ibintu nzasigara mvuga ubutumwa nakinahari bigafasha n'abandi mu gihe kizaza ibintu bizakomeza paka Yesu agarutse mbega kugeza Yesu agarutse. Nanze ko impano yanjye byahwaniramo ubwo n'abana banjye nyine bazafatireho bakorera Imana nakoreye bakorera Imana wakoreye n'abandi kandi bazabyumva bazajya muri abo bana tukiri ku bana. Hanyuma muri abo bana ninde mbarutso yabyo nyirizina watubwiye ko ari abana ni bose bari bahicaye se? Ashobora usanga ari umwe wenda ushobora kuba warazanye igitekerezo yitwa nde? Ndumva uwitwa Deo niwe wabimbajije. Deo ari hano? Deo bamutumye abo kuri bafite nk'imyaka ingahe? Afite 13. Uzika kiri mutoya di 15 aracyari mutoya. Niwe wakubajije ati sogokuru cyangwa nyogokuru mama wawe yasaga gute? Urumva yagize amatsiko. Ariko birakaza bamwe ninde bakure cyane. Nawe uravuga ati reka niko guhita uvuga ati reka nkora ikintu byibuze kizahamaho byiteka ryose kuko bikureye abana cyangwa bikureye n'abatura Rwanda bose cyangwa se batisi bose muri rusange. Nahagurutse mu rwego rwo cyane nahagurutse mvuga ngo ngiye kubifata Imana ishyigikire ndavuga nti nifata audio nkafata amashusho nkabibika ntacyo biramaze ariko uko nabitangiye mbona ari ibintu sanga uko Yesu yabwiye abigishwa ngo muzamvugira uhera i Yerusalemu ni Samariya no ku mpera y'isi. Sanga ku mpera
y'isi ni ahangaha muri YouTube cyane rwose cyane muri YouTube neza cyangwa wenda sinabona itike y'indege ngo njye niyo najya muri Amerika sinaba ngiye mu Burayi cyangwa muri Aziya cyangwa muri Oceania ariko ninca muri YouTube birakwira isi yose biraza gukwira isi yose asanga amabuye koko harimo aravuga n'amabuye nyine ngago rero Imana yambwiye ngo nakumenye ukiri mu nda kimwe naravuze ngo Mana niki cyatumye utuma ibi byago bimbaho n'ibi bibazo bingana gutya nta babyeyi mfite irambwira ngo umwana wanjye ni njye watumye ubaho ugatuma mbaho naravutse nabi kuriya ati ni njye watumye ubaho kugira ngo ngushyirireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga none igihe kirageze ngo manurire amahanga igihe kirageze uze uhanurire amahanga kujya gufungura account byakugendekeye gute natangiriye mu bintu bya audio ndabikomezanya ngeraho ibyo reka mbabwire yenda uko twabayeho nitwari tuzi ibyongereza n'ubundi tubizi n'ibifaransa n'imibare ko n'amashuri abandi tutayarangije kubera ubuzima bubi nta gishyigikira twari dufite kugira ngo dukomeze amashuri twari abo mu nka no mu ihene no muri nyakatsi nyine ahantu nk'aho ngaho urumva noneho rero ubwo buzima iterambere ryacu rirazingama kubera nta gishyigikira nta hirya nta hino nta shinge nta rugero dukijijwe Yesu aratwifatira aturemera amateka arayahindura atuvanaho umwaka mbere atwicira amagene y'inyatsi atuvanaho karande mbi y'umwaka mbese ahindura ibindi bintu kugira ngo yemeze abantu ko ari umunyembaraga natwe turi abagabo bo guhamya ibyo ngibyo ubwo rero tukiri aho ngaho naratangiye nyine ntangirira muri audio icyo nashakaga kukubwira nuko ibyo bita cano nabyo narinzi ibyo bita views nabyo narinzi nago harubizi ubwo nafashe audio sigarana icyifuzo cyo kugira ngo nzabone amashusho birananiye ubwo baravuga bati ubwo binaniranye bikaba bikomeye byo bintu winjiyemo birakaze shaka icyo bita lirigisi ni igiki lirigisi nuko mbyumva ati ni ifoto wifotoza bakayishyira kuri za ndirimbo byibura umuntu yajya yumva ya magambo akaneba ifoto yawe bakamenya iyi ndirimbo ni iyandi bati nangaye nubwo Imana irafasha mbona ndabishoboye lirigisi n'ubu ndatekereza ko arizo bigaragara kurushaho ariko dufite intumbero yo kuzashyiraho amashusho Imana nidushyigikira ikatwagurira imbago nicyo cyifuzo niyo ntumbero yacu kugira ngo ibintu bigende neza bya sasa hanyuma mbaze kuyikoresha barambwira bati rero hari ikintu bita cano nikagira inkuru cano ni ibiki ati ni urwego mu rugaga rw'abahanzi ati buriya na ba Bruce Melody bande abahanzi bose uzi mu Rwanda ba Kararisa bande nuko Rine Gahongayire mbega barandondera ati buriya hari akantu bita cano nino bati hari amafaranga umuntu atanga bakakuremera cano barongera bati email se email ni ibiki email na kari turi tuganira rero ubwo nyine ibyo bita ngo cano ibyo bita ngo email nagiye mbimenya gutyo none se wa muntu we Yesu nyine buriya ntaho atakura umuntu atanamugeza buriya mu migambi we yarabizi nuko ninjiye gutyo ngira ngo ni ibintu byoroshye ntangira nk'uko umuntu yatangira ajya mu ruzi amazi amujya ku birenge noneho akagera igihe amugera mu mavi akagera igihe amugera mu nda ubu ngubu amazi angeze mu ijosi sinshobora gusubira inyuma sinshobora no gukomeza bitewe n'uko ubushobozi bwanjye aho bugerera Yesu yabwiye abigishwa ngo mufite iki nanjye icyo mfite naho ngaho nyine naho bigeze turashima Imana aho igejeje ikora n'ibi biramaze ariko noneho najyaga ngira ishyaka ryinshi cyane wenda sinzi uko nabyita ngukoze hasi yibutsa ndibuye iyo mbonye abahanzikazi bo mu Rwanda cyane by'umwihariko harimo Rine Gahongayire harimo bakabaganza ndabakunda cyane harimo ba Kararisa Karasira
harimo ndetse na ba Knowless. Igitsina gore cyose mbese igitsina gore cyose ku mudamu wateye imbere mu rwego rwo kuririmba, yaba aririmba iz'Imana yaba aririmba izitari iz'Imana, mba numva narasigaye inyuma nshingiye igihe naherewe Imana. Ukumva waratakaye di? Igihe naherewe Imana ndi umwana uri mutoya ntabura gisunika. Urumva muri bene wacu ko twabitangiye mu buhamya reka ni ikibazo, ariko noneho aho bigereye harimo Batima twaririmbanye muri korali bumwe, ndabashumuje aho bari hose, harimo ba bose babireba twajyaga tuvugana ubutumwa. Theo twavuganye ubutumwa. Theo uriya muhanzi se hariya ku Kamonyi rwose twe twicaranye nka gutyo turebana n'aba bantu. Uvuze Theo none se ijambo ry'Imana nawe araririmba. Ni Theo si witabye Imana ejo bundi di? Oya, ni Theo bose babireba. Theo bose babireba. Komera cyane Theo we, komera no kuri nyabu, komera Theo. Mwararirimbanye burya? Buriya wacu yarahazaga, ba mugabo bariya. Yewe data we. Abahanzi bakomeye mbese bamamaye. None kuki bagusize inyuma se bakaba ariko se abahanzi mwabaye muteko kuki batagufasha ikiganza ngo bagufate mu gwati nyine muzamukane? Ntabwo byakunze ariko uri utarabizamo neza. Nari narabijyamo neza, nari nyirwana no kurera impinja. Abana ntabwo byari byoroshye mu misozi ikomeye y'ubutayu, no kubona igishyimbo cyo kurya ari ikibazo. Uriya mugani wa Jante yaravuga ati ntabwo uza kunsiga ntabonye umugati ntabwo bivamo. Nguko rero byari bitoroshye. Hanyuma wari ukitubwira urazamutse ngufungura cano, ninde yo gufunguriye? Cano yanjye nayifunguriwe na God Official. Na God Official. Ariko Official n'uwitwa Jacques asanze turirimba ati sinarinze kugira impano reka nkwereka abantu bagufasha. Bica kuri Reveriye nanone. Sereveriye di? Haragira Imana Sereveriane. Yego. Sinanamuzi n'ubu ngubu n'iby'Imana igiye ndikora. Ubwo nta nuko ngo ku ifoto ariko ndenda kujya kumusura. Ntabwo murabona n'amaso ku maso. Yego gwe mbega Sereveriye ako Sereveriye ibintu wakoze ni ibiki koko? Kuri Jacques wasanze mu rugo asanga turi kuririmba ati byuryo ugira impano. Ndetse nuko nasohoye indirimbo ndimweretse ati suku uzicaranye hanga none se mbigenze gute ati reka ngo uhuze n'umuntu. Ubwo nuko bije uko yasagenda bishorera. Yego. Aho azabigeza simba. Ariko ziko wakoze urugendo rurerure ni rurerure cyane bakambwira bati ni byiza komeza ariko byananiye ariko Yesu ndi kumwumva. Ndi kumwumva shyigikiye. Mugane we yandirimo ngo nukugeza ku ndunduro. Ibi bintu biragoye kugira ngo ugere ku ndunduro y'ibyifuzo byawe cyangwa se yiterambere ryawe byarakuvunnye wanyuze ahantu hari cyane bigoranye, ariko turashima Imana n'abantu bayo bagiye babasha kuba bagushyigikira rwose, bakomereza ngo nakomeje kugutera ingabo mu bitugu nibakomereze aho ngaho. Rero turacyari n'ubundi kuri account yawe, ariko uri kumwe n'abafatanya ibikorwa bakwicaye impande nabo, reka tuze tugire ibyo tubabaza hanyuma turaza tugaruke nawe kuri konti ya gato yagibuze wabanza ukatuba present aho tukamenya gahunda zawe nuko gahunda zimeze. Ubusanzwe ni Twimana Caritas, chano yanjye n'ubundi nayo mazina ukandaho ahita ngaragara kuri YouTube mbese. Hanyuma telefone zanjye MTN ni 0787 49 344 0788 49 344. Tigo ni 0725 42 8 16 abakeneye abumva umwuka w'Imana bakozeho bakadutera inkunga bakadusengera bakadufasha kuko Imana n'abantu Imana ibaha umugisha baduhamagara kuri izo nimero zacu mu rwego rwo kubafasha mu murimo w'Imana, kuvuga ubutumwa, kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kubaririmbira. Ni ikaze, turahari turiteguye. Umwuka w'Imana nadushoboza
byose biremera. Imana iduhane umugisha. Imana ibahane umugisha. Abo bantu se mwicaranye bo bimeze gute, bihagaze gute? Aba bantu twicaranye, uyu ni umukobwa wanjye. Ni umukobwa wawe? Ni umukobwa wanjye mu buryo bw'umwuka, ariko n'uwo mfite barangana. Ariko muranasa? Baranasa. None se barasa, nawe murasaye bimeze bite? Wowe yasampaye ngo amfashe, kwa kundi nyine Mose nawe ngo yajyaga ngo ananirwa amaboko bakayashyigikira. Urumva ijwi ryanjye riri kunanirwa, ariko iryo riri gushibuka. Rirashibuka. Arashyigikira, ndatera kwikiriza. Yatera nanjye nkikiriza. Nawe ni umuramyi. Mumere mikoro. Ni umuramyi. Mumere mikoro. Aho Nyampinga, mwari mwiza w'u Rwanda ati witwa nde? Murakoze. Kazineza Giovannis. Kazineza Giovannis. Ni Jesus neza nyirizina. None se Giovannis we ngo aratera nawe ukikiriza. Noneho mu gitero ukunda kwikirizamo, ikirizamo twumve. Namubonye babaye arambabarira. We amina. Ati mwana wanjye ngwino nkuruhure umborere kuko ndumugwaneza, ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Haleluya. Noneho mubwire niba nahogoje neza. Biragoye. Reka nzishake ndeko waza kuma manota. Namubonye mbabaye wapi. No kujya kuri goroza. Ongera uri mboga tabyibuze. Arindira mwanyuma dukomeze nge ndumva byanze. Ati namubonye mbabaye ati yego. Oyirindira imwe twumve. Namubonye mbabaye. Wow. Arambabarira. Ati mwana wanjye ngwino nkurure unkorere kuko ndumugwaneza, ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Urabizi nayamanitse. Noneho ndemeye. Giovannis, kuririmba gutyo ubundi kuki? Kubera icyo uririmba gutyo ukagira ijwi ryiza rimeze gutyo, ntitukubone ku mbuga nkoranyambaga uhitinga nka ba Dorcas bagenzi bawe, kandi ubona ko hari indirimbo baririmba wagira ngo ni wowe neza neza baririmbye hano. Urayizi? Hari indirimbo zabo bafite nzi. Ahantu mujya kuririmba kimwe ni he nimba uhazi? Ya kuririmba kimwe n'ahantu ngo umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. None se muva indimwe? Nabigenza gute ngo akabyaramo? Ntabwo muva indimwe? None se kwagira ngo ni wowe neza nibo. Nuko byaje. Naye ntabwo uzi ko byaje. Wabyisanzemo. Imana ishimwe. Kandi kongera imigisha n'imbaraga. None se mama, uyu mukobwa wawe iyo ubona ari kuririmba gutyo wowe ubyakira gute sasa? Mumere mikoro. Ndishima cyane. Ntago mwiriye kwiheba nubwo umuntu aba ashaje. Yesu afite izindi mbaraga kudushyigikira. Afite izindi mbaraga cyane. Banumva nifuza ko yazakomera, ndetse buriya ibyo biranatangiye, ndetse we binatangiye neza hakiri kare. Bitangiriye kuri njyewe. Bitangiye kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma se hino hari umupapa. Papa makuru wowe. Mumumere mikoro di. Komera muzee. Uraho neza? Hanyuma witwa nde sasa rero? Witwa Nzayisenga Pierre. Nzayisenga Pierre. Nzayisenga. Igihe cyose nzahora ndi kuyiramya tu. Ikigaragara rero n'umubwiriza butumwa mwiza. None ufite zamura bibira turebe, zamura de. Ntimureba se ariko badi, Imana ishimwe. None ngo ati ni Nzayisenga Pierre. None Pierre,
watangiye ryari uramya Imana mu bintu by'iyobokamana? Abagabo n'abaririmbye amaze kutubwira ati ngiye narakererewe kuza mu bintu birebana n'umuziki, naratinze rwose. Ati babari ne bagahongayire n'abandi boti bamwe na bamwe bagiye bazamukana baramusiga. Ariko rero abahanzi muzamuka mugasiga bagenzi banyu muzi ko mwaririmbanye mufitanye akantu muziranye ho impano runaka, mwikosore. Hakuzi kubona nka Bruce Melody ajya kuri stage akabura n'umumpeti mutoya. Ubundi abazungu mbobareho gatoya usanga abazungu iyo amaze kuzamuka ageze hejuru asubira imakara nk'umuntu ukizamuka. Buri wese umuntu ukizamuka tumwita umwana mutoya, ni nko kuva mu ngobyi ugakora nyine ukajya hanze. We nuko murabizi ababyeyi mu byarangiye ntago mbizi ndi official ndacyari umusore ariko reka dukomeze. Hanyuma mwisubireho sasa rero buri abazungu nicyo ngiye kubabwira bo bagira gutya. Yabagiye nko kuri stage akitwaza nk'umuntu umuhanzi mushya kavuga ati mu kuririmba kwanjye indirimbo imwerekanye haririye umuhanzi nawe twumva ko gahunda zimeze. Aba ari byiza cyane kuki mutabikora ariko mwagiye mwikosora bimeze gute rero? Twa turi ku musaza wowe bimeze gute mu birebana n'iyobokamana? Nanjye ndengeje imyaka 15 irenga ndi mu gakiza senga. Imyaka 15. Iyindi wari uri hehe? Iyindi kera haraho narindi. Haraho waruri? Hari indirimbo ivuga ngo aho narinuye ntago ariho nyituye. Kabashi. Yesu yaranyimuye ntago ariho nyituye. Hariya mu busambanyi ntago ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntago ariho nyituye. Hariya kuraguza ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Hariya mu bujura ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Yesu yarakwimuye. Nuko yakwimuye gute sasa rero? Yankuye mu bujura, ahigiye umusambanyi. Waribaga ugakora mu mufuka buse warabibashaga buse ntibaguteraga ikofe? Nagendaga nk'ahantu nabona ahantu nk'ahantu harimo nko mu nzu ahantu munsi y'urugi nkajyamo nkinjiramo. Hari inzu zikunda kugira hasi bakubaka hasi bagasigamo aho umuntu yinjira. Hitaga njyamo nkahita nirira ibiryo ubundi nkigera. Ariko amafaranga ntabwo nayajyanaga. Amafaranga niwatwaraga? None kubera iki bibaga ibiryo niba amafaranga? Ntabwo nari ndakamirika cyane. Hanyuma ni nk'akaga karyamo harakoze ko kwiba ibiryo. Hagenda gutyo. Ukagenda gutyo? Ariko Imana yaradutabaye. Imana yarabatabaye. Ni nk'akaga gashya waba warakoze byibuze ko kwiba ibiryo? Hari ahantu nagiye ngiye njya ku rusenge njyana na mukuru wanjye njya ku rusenge nyir'urugo. Ubwo hari mu gihe nka 11 baraje ageze haruguru y'urugo yikoreye uburo. Ngeze ubwo nari ku rusenge nawe ari hasi navuga ati tega umupira ngenda ashyiramo ibiryo abatetse ibishyimbo n'ibigori. Noneho numva nyir'urugo ageze haruguru ndavuga ati ahantu bitaga ku rusenge ba kera zahozeho. Noneho nguma ku rusenge mukuru wanjye ahita yitsimba ahantu bita mu kibanza munsi ahantu mu kibanza nyine na ahantu bita nk'ahantu hari ahantu babisiza ikibanza cya metero 15. Ahita yitsimbamo nge njya. Ubwo yitsimye ubwo ni umukingo wo hejuru w'inzu ari hejuru gatoya. Yitsimbyemo hasi mu kibanza. Ahantu bubaka ukaba wahagararamo umuntu uri nkara ntakubona. Nge nguma ku rusenge. Ubwo nari ndimo kumvira numva umwe aravuga ati ngiye kuvoma undi ngiye gutashya. Ubwo ngubwo nagiye ari ndimo kumva ahantu ashobora kujya gutashya agace aburi bugemo n'ugiye kuvoma nkamenya ibirometero aburi bugende nkaba namaze kubikuramo. Akagaruka nabikuyemo ariko ntabibazemo. Naho yagiye nko nawe yagiye gukura. None se yego urabuze ati mukuru yari munsi y'igisi yari munsi y'ikibanza kiri agwa hejuru hari n'inzu. Yamaze kuva mu muryango. Amaze kuva mu muryango. Wewe wari uri mu nzu mwimbere? Yari nibereye ku rusenge. Uri ku rusenge. None se ntago niwatekerezaga ko bagusangamo?
oya nta muntu wari kujyayo. None se ubwo nubwo ntibigeze bagufata byibuze tumenye uko byagenze. Aka nta wamfashe. Byagenze gute sasa wahasohotse? Byagenze bamaze kugenda ahubwo ndongera nkora mu nkono ndongera mbishyira mu mupira nyine ndambishyira mukuru wanjye ati genda ubishyira ahantu hirya mu gihuru ubundi turabijya turitahi. Imana yarakoze. Ariko tukiraho hari ahantu numvishe neza. Baraje basanga urimo. Bigenda gute? Nguma ku rusenge. Uguma ku rusenge. Mukuru wanjye ahita ajya ahantu nyine mu kibanza haruguru y'inzu. Noneho agiye warahahagarara nanjye nigumira hejuru. Amaze kubacunga bagiye arongera aragaruka ati jya wabizana. Wabizana tugerete mu mupira arabijyana nanjye ndururuka mvamo. Hanyuma murasohoka muragenda ibiryo urabyegukana. Babaga baratetse byinshi ntabwo byari gushiraho. Abantu bateka mu bibindi. Reka dukomezeho gatoya. Umusaza rwose n'umunyarwenya. Nuko ati mu myaka 15 nibwo ninjiye mu gakiza. Agakiza maze ukageramo bigenda gute? Mu gakiza maze kukageramo numvisha ari byiza. Gituma numvisha ari byiza hari indirimbo njya nkunda kuririmba ivuga ngo indirimbo ivuga ngo yego aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza rirururushye niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa uri umutambyi nemera n'umwami untegeka n'umungeri ujandagira n'inshuti nizera n'umungeri ujandagira n'inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho siganirwa Yesu kandi uri n'inzira. Amena. Nuko ndasaba wemere ishimwe gushimwa ubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye yego ariko Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu Kristo twiringiye iyo ugiyemo wumva wakigumiramo ukavuga ngo naho napfira muri Yesu. Muri imbyarinde ngo iyo ukurikiye Yesu bikumara umubabaro bikakumara n'agahinda ukavuga ngo uyu mugabo Kristo niringiye nzamugumaho. Nkomeze mugumeho mwiringire. Yego. Abamwiringiraga rero bari mu mahoro. Kugira rero ngo ujye mu mahoro y'uyu mugabo Yesu nuko ihana ibyaha. Ukajya mu rusengero ukihana ugasenga ukagenda uvuga Imana uko Imana ukagenda ubwira abantu Imana yagiye gukura. Umuririmbyi ni wavuze ngo nta soni ifite uretse iz'ibyaha byanjye. Tugomba kwihana tukihana ibyaha tugasenga. Umuntu yaba yaribye akamusaba imbabazi ati ngewe nabikoze mu gihe kibi ukihana ukamusaba imbabazi kugira ngo ukurikire umugabo ubohotse. Iyo utihanye rero ugendana ibintu bita ibyaha bikubwira ngo wanze kwihana waribye wakisanga waribye umutima ukagenda udiha. Ugomba rero kugenda ukihana kamaramaza umugabo ukamukurikira wihana ibyaha.
nta soni rero ufite z'ibyaha byanjye. warabibabariwe. Kirisito yarambabariye. Imana rero ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Rero uyu mugabo nkurikira igituma yambabariye, yarambabariye amaze kumbabara arambwira ngo jya usengera abantu bafite ibyifuzo basubizwe. Hari abantu bajyaga banzi, nasengeraga abantu badafite abana bakababona, ariko ubu ngubu abaganga n'abasengeye ntago bari banzi, ariko kuri God Official niho nzajya ngaragara. Uzajya afungura kuri God Official kuri YouTube channel ye, YouTube channel niho azajya mbona ku bantu bari banzi nagiye sengera kuri 078